Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibaha umugisha. Rero turabasuje cyane aho muri mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu byo hanze, abari ku mugabane, mu migabane itandukanye, abari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu bitandukanye by'aho muri Amerika, mujya mudukurikira cyane. Abari mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane w'i Burayi muradukurikira cyane. Abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afurika hano iwacu, turabasuje cyane kandi Imana ibaha umugisha. Rero twongeye kugaruka kuri uyu murongo kugira ngo tuvugane namwe, cyangwa tubahe ikiganiro n'umuvugabutumwa cyangwa umwana w'Imana wahamagawe n'Imana muri iyi minsi. Rero mbere ko dutangira, reba ko wakoze subscribe kuri ako kantu kanditseho subscribe, urakabona aho hasi kuri telefone yawe cyangwa kuri mashine, uhita ukozaho urutoki kugira ngo ufungure inzogera, cyangwa se handitse sabone, ufungure inzogera ndetse unarayikinga ikiganiro cyacu. Uyu murongo rero witwa Umunaziri 2020. Reka tujye dusenge kugira ngo umuvugabutumwa wacu dutangirane nawe kandi Imana ibaha umugisha. Imana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ukuri, uri Imana y'ubugingo. Turakwingize mwami nyir'icyubahiro, uko watugejeje hano amahoro, ariko Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, ugendana natwe muri iki kiganiro cy'ivugabutumwa turi kumwe nawe. Bana natwe rero, ubane na mwene data, umubere mikoro, ntaba ari we uvuga ahubwo ari wowe uvuga. Data mwiza rero, izina ryawe ryubahwe, kandi Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, ubwami bwawe buze. Turakwinginze ngo ubane natwe, ugendane natwe, mu izina rya Yesu Kristo tugusabye twizeye, amen. Amen. Fata mikoro yawe neza. Urumva umeze ute se? Meze neza. Okay, bwira amazina nta kibazo abadukurikiye kugira ngo bakumenye, n'ubushize waganiriye nabo nta kibazo. Murakoze. Amazina yanjye ku batayibuka banyita Nambajimana Andre. Nambajimana Andre. Yego. Uri umwana w'Imana. Je suis l'enfant de Dieu. Okay, Imana ibyumve cyane. Uko rero Imana ibane nawe muri iki kiganiro ugiye kuduha. Turabizi ko ari ikiganiro waduhaye mbere utubwira uburyo Imana yaguhamagaye. Yego. Ubu rero tugiye kujya ku kiganiro ikiganiro kiri ibice bibiri. Hari ikiganiro cy'ubuzima bwo mu butayu, hari turavuga no ku buzima, turavuga no ku bijyanye n'ibihangano byawe wateguriye uzarimbira Imana. Kubera ko Imana yaguhamagaye. Rero turagira ngo utubwire gake cyane ku buzima bw'ubutayu, ubuzima bwo mu butayu gake cyane. Murakoze. Ubuzima bwo mu butayu ni ubuzima navuga ko butoroshye na gatoya, ariko ni ubuzima bukomeye. Ni bwa buzima ujya gusenga Imana ikavugana nawe, uzi ngo urabona ibyo urya, uzi ngo urabona no kugaburira, ugataha ukaburara, ukanabwirirwa, ukabura n'amazi yo kunywa. Kandi Imana yavuganye nawe. Muri make ubwo nibwo buzima bw'ubutayu tugiye kubuganiraho gake. Rero ubwo ni ubuzima bwo mu butayu. Uvuga ngo wavuganye n'Imana, ese ujya uvugana n'Imana ukaburara gute kandi wavuganye n'Imana? Bibaho cyane rwose. Babwira aba bantu badukurikiye, kuko nanjye impamagara ngiye yanyambuye ibintu byinshi cyane, ndanaburara ndanabwirirwa. Ngiye kuba ahantu mu gishanga hirya i Gahanga, ahantu bita Nyabigugu, hasi mu gishanga. Nzahatangira ubuhamya, ndumva azajya akora ikiganiro nanjye nkahasura aho hantu. Buryo iyo yariko yaguye cyangwa yahirimye, igisigaye ni ukwigenda hejuru. Ukayibabaza koko. Igihe wazengurukiye yariko ikagenda igahita igwirirana, nanjye rero nzajya nkorera ikiganiro na kamera yanjye. Oya, nukujyayo izengereze umunsi nanjye yanjye yaridutse. Niko bimeze. Nzagenda hejuru. Niko bimeze. Rero tubwire muri make, uvuganye n'Imana, wenda ndakugaburiye, ndakwambitse, uraburaye. Ese tubwire, wowe ibyo bintu wajya kubyemera cyangwa wabyemeye ari uko bikubaye? Njye nabyemera uko bimbayeho. N'ibyo ubutayu sinari mbizi, n'ibyo kuvuga ngo Imana yakuvugisha simbizi. Kuko nimba narize mu bapadiri, nkiga mu iseminari imyaka 6, ibyo mu bapadiri ntabwo bajya bemera ngo wabonekewe Imana yavuganye nawe. Reka ibyo ntibibaho. Ibyo ntabwo bibaho mu bapadiri. Nushatse tirishoro yo kuvuga ngo neretswe na Imana yavuze ibi ngibi, aho uhita utaha. Ariko ngira ngo sinzi ibintu biba kwa padiri. Hari umupadiri witwa Obaridi, uramuzi nyakuri? Ndamuzi. Padiri Obaridi niwe muntu wenyine werekwaga bikemera, ariko nabo baramugwanyaga. Ariko impano yarakoraga cyane. Impano ye ngira ngo yakirije benshi cyane. Imana yaramukoresheje kandi ibintu bye byarakurikiranwa cyane. Ngiye nkibaza ibintu biba kwa padiri,
ni sisiteme ahari baba barashyize umuntu gusenga muri iyi sisiteme iyi ngiyi ntushobora kuba ubundi abapadiri gusenga ni foromire idahinduka. ubundi mu gipadiri nko mu seminari twakoreshaga sisiteme ya gafuko y'ibintu bidahinduka. ubwo wize mu seminari rero ngewe nzakoza utuntu twinshi ibyo byose uzi n'iyobokamana rya katolike cyane ndayizi. ubwo nanjye nabaye umukatolike ariko kuba umukatolike kwanjye nahise njye ntabwo najyaga gusenga najyaga ngiye gukomezwa nkabireka nyuma rero nibwo uzatuganiriza cyane mu bijyanye n'intuza n'idini katolike cyane. nta kibazo noneho nitumara kuriganira tuzarihuza n'amadini ahanura y'umwuka reka tubifate muri ubwo buryo. rero mukozi w'Imana utubwiye ubuzima buke bw'intuza bw'ubwo butayu n'uburyo Imana ivugana nawe ukaburara. aba bantu batureba badukurikiye kuri uyu murongo wababwira iki? ibyo byose abantu bavuga ati ntabwo avugana n'Imana ngo kwima ibiryo kandi ari ibitunze. wowe gira nk'inama bagira nk'umuntu utarahamagarwa ariko akazahura n'Imana nk'uko wahuye nayo wamugiriye ihe nama? igihe cyo namugiraho inama ni iki ngiki. Imana kuvugana nawe ukaburara nkeka ko ari uko wari ukwemera guke. yego ariko si no gukeka ari nabyo kuko na Yesu yaravuze ngo muramutse mufite ukwemera kwangana n'akabuto ka sinapi. sinapi ntabwo igaragara n'ijisho. yego ni akantu gato cyane. muramutse mufite ukwemera kungana nako wabwirira umusozi ati genda. ariko uramutse ufite ukwemera ugasengana mu kwemera ntabwo waburara. yego n'ubu ngubu ugiye kuba nkiri mu ishuri nkeka ko ari ukwemera guke. kuko ndamutse mfite ukwemera nasenga n'umunsi umwe n'ama etaje nkayubaka. none se uko kwemera ko nzi ko abantu bari mu ishuri ry'Imana bigisha kwemera cyangwa kwizera ngira ngo upfa kutarashyika. oya ntabwo nabeshya ntabwo najya kukubeshya ngo ufite ukwemera afite kwizera kungana gutya kandi ntako ufite. n'abantu benshi impamvu tuguma mu ishuri ry'Imana tukamaramo igihe kirekire ni uko nta kwizera tuba dufite ngo tunemere n'icyo Imana dushakaho n'ishuri dushaka kwiga. rero ni ukuvuga ngo akenshi ni ukwemera guke uba ufite niko uvuze ariko hari n'abandi bantu bafite ukwizera kandi Imana ikabahonda. nabyo bibaho ikabahonda buriya ikanabakoresha umurimo bakubita inzara yarabishe kandi ari abahanuzi bakavugana ikanabatuma. ngewe ibyo nabyo bibaho kuko nimba Imana yakwishyiriye ku ishuri ryayo nta muntu n'umwe wabyitambika. nimba ari ishuri ry'Imana niyo ni iry'Imana Imana niyo igomba kukwivaniraho. kandi nanone ushobora nanone kuburara kubera iryo shuri ry'Imana. Imana ivuga ati ntabwo urageraho numva ashaka. ukavuga ati byibura nuburara ukwezi ukajya nabi cyakoze icyo nemera ntabwo wapfa ntabwo wajya inzara ngo upfe. irakomeza ikakurinda iminsi ikicuma ariko ukabaho utabayeho. ngaho tubwire mu bijyanye n'inzara. iyo nzara iba mu butayu mbere y'uko utubwira mu butayu ko byari bimeze wenda ubona abahanuzi ariko batunyurire mu nzara. ubundi inzara yatangiye ryari nyirizina kuri yo ku giti cyawe uvuye ati inzara ngiye yatangiye kundya ibi n'ibi njya aha n'aha wenda hari ukuntu agiye kubona nkabona umuntu wenda mbaye nk'igiceri cy'ijana cyangwa nk'abantu haraguye nk'igihumbi we tubwire muri make. njyewe inzara yatangiye nkigera guhamagana. yego hahandi nari kugenda mu muhanda inzara yankubitaga nkagenda mu muhanda nkavuga ati reka njye gutoragura nk'akagori bataye mu muhanda ngende nkajya byibura mbeho. niba inzara yatangiye kundi ko se ko nzi ko muri Senusuzwe basenga ko njye numva ahantu basenga tuhajya Imana ntiyanangira neza ntinabura n'umuntu n'umwe byibura n'ibyo kwirira. ntangira kugenda njyewe gutyo na n'ubu ngubu ariko Imana hari kuri migenda ikora kandi nizeye ko n'ishuri ry'Imana rigiye kurangira. wigeze utoragura sakaro nibura uvuga ati reka mfate kari agace k'irindazi cyane si rimwe si kabiri. impamvu mbikubaje ni uko nanjye nigeze gutoragura ahantu bita Murambi Kicukiro. inzara yaranyishe ndatoragura ntoragura ibyo ndirira nta kibazo. ibintu byo kurya ubundi uko ubuhamya bw'Imana waba busekeje abenshi bakabirebera mu mubiri. ubuhamya ni ubuntu bubaho ni ubuhamya ni ibintu bibaho. impamvu yo kuza hano rero twebwe ni ukugira ngo tubabwire mwebwe abantu batazi ko Imana ijya ibyemera cyane ahubwo ikabikurindiramo. niba rero byarakubayeho ubwo ni uko inzara iryana cyane ubu narabimenye. niyo mpamvu wahise uhiga wa murimo kuvuga ngo Imana igufashije ikaguha akazi
ikaguha amafaranga, impaye amafaranga, abantu bo mu butayu najya njyayo ngiye kubagaburira. Kwa muganga abantu bo muri hangayika, hari abantu baba bari mu bitaro batagira abantu babitaho, batazi aho baturuka, batazi famiye zabo aho ziba, nta muntu ubitaho, nibo bantu numva nanjye njyayo ngiye gufasha. Imana izabiguhe ibyibura 3 mu cyumweru nkajya njyayo. Imana izabiguhe, uwo muhigo ni mwiza, kandi umuhigo uhize uhigura Imana ikongerera imigisha. Ibyo byo naranabihize, si n'ubu ngubu maze igihe nabisabye n'Imana, nimba amafaranga nayo nzabikora. Ngo tubwire gato itandukaniro ryo mu butayu, ko habonye ukigereyo bwa mbere ubona abahanuzi bavugana n'Imana, ni iyihe shusho cyangwa se wabifashe? Mbese ninde wakujyanye? Ni Imana niwe wijyanye cyangwa ni abakurariye? Ni jyewe nijyanye. Niwe wijyanye? Njyanyeho n'ubuzima. Yego, wajyanye n'ubuzima. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo yagiye mu butayu, ngo agiye kugeragezwa na Satani. Biragaragara. Nawe rero wagiye mu butayu ujyanywe n'umwuka wera, na Yesu yajyanywe n'umwuka wera mu butayu, ariko Satani agiye kumugerageza. None tubwire, wijyanye n'ubakari Imana yari yaguhaye wenda iryo yerekwa cyangwa se igitekerezo, kwijyana uvuga ngo wenda reka ngende yuko nabona n'icyo kurya, ariko n'Imana yari kujyanyeyo. Tubwire, ubona abahanuzi bwa mbere baguhanurira wowe wabyakiriye ute? Wampanuriye bwa mbere kuko nemeze nka mayibope, yarambwira ati Imana igiye kumvana mu burara. Mu burara. Rero imeze nka mayibope. Ubwo urumva kumbwira ngo Imana igiye kumvana mu burara, ndi buburare, n'ubundi icyo ntacyo byari kuba bimbwiye, nta n'icyo nari kubivugaho. Cyakoze undi muntu wampanuriye, buri uko ujya ugenda wegera Imana cyane, nawe igenda ikwegera, ikahita igenda ikubwira waje hano kubera iki, kubera imiryango yawe gutya na gutya, byose ukabikubwira uko ugenda uyegera. Birumvikana ko bagiye baguhanurira. Ese mu butayu abahanuzi wasanzeyo cyangwa abantu wabonyeyo, wabonye bakijijwe neza cyangwa hari ibyo wabonye, hari ababonye babivanga? None se ubundi ibi na Bibiliya iravuga ngo iyo abana b'Imana bateranye n'abasatani baraterana. Ibyo ni byo byiza, kuko nayo bajya gushengerera Imana ngo Satani yamusanze. Ni ukuvuga ngo nubwo ngewe njya gusengerayo, njyewe ngiye kuvuga ati Imana undebe, ariko bitavuze ko mu butayu haba harimo abakozi b'Imana n'abatari abakozi b'Imana. Ibyo bose biba bihari, kandi noneho 70% usanga atari abakozi b'Imana. Kuko na Bibiliya iravuga ngo mwami 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 mwami, bose ntabwo ari abakozi b'Imana. Birumvikana. Noneho uragenda ugerayo baraguhanurira, bakubwira ibyawe, wumva ari byo. Ni gute wafashe umwanzuro wo kwinjira mu ntuza kuba umurokore wa ADEPR? Ubundi abarokore, abantu bose ni abarokore, kuvuga ngo ndi umurokore, wenda mvuye inzoga ndaziretse, wenda imigenzo ya Katolike ndayiretse, kandi rero nabayemo cyane. Inzoga ndaziretse, banywa inzoga byo ntabwo bajya bihishira. Inzoga ndaziretse, umubatizo wa Katolike ndawuretse. Ibyo bintu tubwire, ni izihe mbaraga zabiguteye? Wasanze Katolike ibyo yakubwiraga byari ibinyoma, cyangwa se niwe washatse guhindura ku giti cyawe? Jewe ukora muri Katolike wahakirizwa, ariko umutima wawe ngiye kuvuga ngo ndamutse ngiye kuvuga ngo ibyo abakatolika bigisha ni ibinyoma, ntabwo ari ibinyoma. Uko tubyakira ahubwo ni gute. Kandi nanone njyewe nuko umutima wanjye buriya Imana igutora cyangwa kujyana n'izi kizawukoresha. Abakatolika mbona bidahura. Wabonye bidahura. Ntabwo uvuze ko abakatolika bigisha ibinyoma, nanjye ntabwo mbivuze. N'indirimbo y'abakatolika uyiteye ntabwo ufashwa. Ariko icyo nkeka nuko nabaye mu iseminari igihe kirekire, nkora misa mu gitondo nimugoroba, ubanza niyo mpamvu meze nk'uwabihaze. Ariko kumva nyine mu buryo bwo kumva ntacyo yongeraho. Indirimbo yose waririmba y'abakatolika ntabwo ifasha. Ariko ubonye ko ugiye mu barokore, wabonye ko bakurimbira ukumva. Ubu ngubu indirimbo yose waririmba yo mu gitabo mba numva ifashije, nkakura ubwiza bw'Imana nkabyumva. Nibyo. Ariko uzi impamvu bitagufasha? Ni umwuka waho, ni umwuka we ntabwo wahuzaga n'uwabo.
ntabwo tuvuze ko abakatolike bavuga ibintu bitari byo, kuko hari n'abandi buri dini rifite umugeni, ariko hari abantu binjira mu madini ntibafashwe. Abakatolika nimba ari uko nabibayemo igihe kirekire nkajya nigisha indirimbo nkanabahimbira indirimbo bakoresha mu misa, nkajya no kubacurangira, ubanza ko nabijandamyemo cyane, ubanza ariyo mpamvu nafashwe. Yego, Imana rero ikora ibintu mu bushake bwayo, mu bwitonzi bwayo. Imana yatuma uba ahantu igihe cyagera runaka igihe cyagera ikakuzana, wasanga ari cyo gihe cyari kigeze kugira ngo nawe winjire mu barokore muri rusange, no kugira ngo ubatizwe umubatizo w'amazi menshi, noneho umurimo w'Imana nyirizina uwukomereze. Usibye ko ujya n'umubatizo wo kuganga sinkwemera. Kubera icyo utawemera kandi muri Bibiliya nimba Yesu ubwe yarabatijwe mu mazi muri Yorodani, wowe ubatijwe mu gahanga ute? Ariko ukiri muri Katolika warabyemeraga cyangwa wajya gushidikanya ku myemerere yawe? Buriya bitewe n'ahantu tuba tuvuka, nimba narabatijwe nkifite imyaka mikeya nkivuka, mba nzi iki se? Nta na kimwe rwose. Ni ukuvuga ngo iwabo barakwigira ukagenda ukabatizwa cyane, ibyo urumva aribyo nta kintu na kimwe mba nzi. Umukozi w'Imana rero urakoze rwose, Imana ikomeze iguha umugisha. ngira ngo tugiye ku kindi, ngira ngo Imana iguha umugisha kuri ubu buhamya bw'uko Imana yakuzanye mu rusengero kandi ikaba yaraguhaye naho usengera ukazitegura kubatizwa mu mazi menshi cyane. Rwose ngomba kubatizwa, ahubwo muri uku kwa kane ahubwo nawe ndagutumiye. Yego, reka rero turebe noneho ibijyanye n'intuza n'ibijyanye n'undi muhamagaro ufite. Imana kandi ikomeze guha umugisha cyane. Tutangiye rero ku muhamagaro w'indirimbo zihimbaza Imana, cyangwa se umuziki w'Imana gospel, nk'uko abantu hanze aha babyita ngo ni gospel, umuziki w'Imana. Ukaba warateguye indirimbo ushobora kuzaririmbira Imana. Ese waziteguye kubera tunyure mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe, uko watubwiye ko wasengeye muri Katolike, wize solfège, uzi gucuranga, uzi guhimba indirimbo, wahimbiraga indirimbo korali n'amapromosiyo yo ku ishuri yose, cyangwa se ikigo runaka cyaba gifite slogan runaka kikambwira ati duhimbira indirimbo. Ariko ubwo buhanzi bugiye gukomereza muri gospel, mu ndirimbo z'Imana, mu guhimbaza Imana. Ese tubwire, byaje bite kugira ngo uhindure ibyo bintu bijyane mu Mana, mu buryo bw'Imana? Urakoze. Kuri njyewe ibintu byo kuririmba nagiye mu iseminari ntazi ko bizaza, ariko kugenda hano mu iseminari hari ukuntu ujyamo bitewe n'ubwo igihagararo ufite n'ubumenyi ufite, bagahita bavuga ati wowe ugomba gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Kandi mu iseminari iyo bakunomye ubundi habaho ikintu kibita nominasiyo. nka kuriya n'umupadiri iyo bagiye kumwimura ahantu bakoresha nominasiyo. Nominasiyo ni ukuvuga ngo aho baguhaye naho ntabwo uburana. Nkigerayo bantoreye kuba metero gisha nkajya no kwiga gucuranga, biraba niga gucuranga, niga na metero gisha urabizi kuyobora korari. Ngera mu wa gatatu urumva nari maze kugira icyo ngeraho. Gucuranga nari maze kubimenya imyaka 3. Solfège byari uko nguko. Noneho iyo uri muri promosiyo noneho uri na mukuru, nari mukuru muri bugereranye urebye. Nimba ari uguhimba indirimbo ya promosiyo nkagenda nkayihimba nkayishyiraho ngaho tukagenda tukaririmba muri talent show. Talent show cyari igitaramo cyabaga mu gusoza igihembwe. Iyo icyo gitaramo iyo cyabaga buri promosiyo yari yose yagombaga guhimba indirimbo. Iyo ndirimbo igahimbwa n'umuseminari wiga muri iyo promosiyo bakazayiririmba imbere imbere y'abayobozi n'abanyeshuri. Ubwo ibyo bikajya biba gutyo buri mwaka. Ngeze mu mwaka wa 4 niho nanavuga ko ibintu byo guhimbana nabitangiriye neza. Hari umuseminari, umwansi seminariste twakonaga bitaga muri Ezi Dominique. Twaragiye habaye icyumweru cy'uburezi.
mu cyumweru cy'uburezi ndamwegera ndavuga ati ariko kubundi seminari yacu twahimbye ku rwego rw'igihugu ati twahimbye indirimbo y'icyumweru cy'uburezi. ndabimubwira arabyumva gake, indirimbo abanza kubyanga, njye ndavuga ati wabyanga wabyemera njye nzabikora. indirimbo ndayitangira, nyuma aza kumfasha ngiye kuyirangiza, ikintu cyahise kinatuma numva ibintu byo kuririmba Imana nzanabikora. iyo ndirimbo yagiye ku rwego rw'umurenge iba iya mbere, ku rwego rw'akarere iba iya mbere, iba iya mbere ku rwego rw'igihugu. niho nahise mvuga ati nkimara kuva nyiza mu butayu, nahise mvuga ati ku Mana wampaye impano yo guhimba ibintu bigakundwa, wampaye impano byibura ukamuha ubushobozi ngakoresha impano yo kuririmba nanjye nkakuririmbira. ni muri ubwo buryo. Imana ishimwe cyane rero, Imana ishimwe cyane rwose. iyo impano ndakeka ko nukoresha indirimbo z'Imana hari benshi bazumva ubutumwa bwawe, kandi hari benshi bazamenya uwo uriwe, banamenye n'Imana kubera wowe. bazajya bakubaza se wagiye hariya kubera iki, uzajya basobanura byanze bikunze babwira ati nagiye hariya kubera Imana yambwiye ibi n'ibi n'ibi. abantu benshi niko Imana iduhamagara, iraguhamagara kubera ko ufite ikindi kigare cy'abandi bantu bafite ibihu mu maso ugomba gusobanurira. aba rero muzahura. ni ukuri pe, niba indirimbo z'Imana uzigiyemo 100%, waba ukoze neza cyane. hano hari abahanzi tutari tuzi pe, ariko bagiye bahimba indirimbo z'Imana tutabazi, baramenyekana cyane birangirire. hari n'abandi bahanzi, erega Imana ifite ubuhanga mu gusimbuza. hari abandi bahanzi bari bazwi muri gospel kera, babiretse birimba indirimbo z'isi. rero nta wamenya hari ukuntu Imana izamura umuntu ikamusimbuza undi, kuko ntabwo Imana izahari icyubahiro cyayo, kandi Imana ntabwo umurimo wayo izawureka. Imana umurimo wayo iwuriho ubereye maso. rero umukozi w'Imana wenda hari uburyo abantu hanzavuga ati wenda se umuririmbyi yaturirimbiyeho gato tukumva wenda nk'indirimbo imwe cyangwa agace gato kugira ngo tumenye wenda. ariko mbere na mbere ko turirimbira ndagira ngo baze ikibazo wenda, hari indirimbo ushobora kuba waranditse z'Imana muri iyi minsi uvuga ati ndashaka kujya muri studio? Yego. nka zingahe indirimbo zo? njyewe mvuze ngo ngiye kuzazihimba muri melody, ndashaka kuzazihindura muri melody ya ADPR. iyo ariyo yose turayemera, yaba iya katolike, kuko twebwe dore ukuntu biteye. njyewe mpamvu mbivuga gutyo nuko njyewe mu guhimba kwa nyine na Florence bita Kizito Mihigo, no mu miririmbire yanjye na Florence Kizito Mihigo. noneho sasa wowe turirimbire wenda iyo warangije nk'imwe. oya nabo ngiye kubisohora. ahubwo baza kuriyicana, ahubwo niho hambere nzayishyira. indirimbo ya mbere ni ukuvuga ngo izaca muri iyicano cyane. hari indirimbo yo mu gitabo se waba uzi? iyo mu gitabo ana sindamenyera, ariko ntago nabura byibura iyo nzi nk'igitero kimwe. niyo yaba ari korasi nta kibazo. iyo mu gitabo nk'iyo nzi ya 251 ntubivuga ngo munsi y'umusaraba. munsi y'umusaraba. yego nawe unyizi yose. kuko nanjyewe ibi bintu byo muri ADPR bigiye mu vuba, cyangwa se nk'iya 48 mu gakiza, mbona hawe ubugingo. nahawe ubugingo buhoraho bwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yankize mu butwari. nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru niho. sigaye ngendera mu mucyo ukuri, Yesu umukiza niwe Amen. Birumvikana. rero ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye n'indirimbo niramuka binasohotse, ariko hari izo ufite gutya? ndazifite. nka zingahe? nka 7. Okay. kuko hari izo nahimbye nkiga mu wa 5 segonderi, nkiga mu seminari, nari nzi ko nzazisohora niga mu wa 6, ntibyakunda. hari izo nahimbye niga mu wa 6 segonderi, ubwo ni 2024 ntibyakunda ko nzisohora, ariko nimbona chance yonyine zati nzisohora. nka chance uzayigira byanze bikunze, kuko Imana niba igize uriho gutya
yarangiza ikakujyana mu ishuri ryayo, ni uko hari icyo uzayikora kandi kigize gute, izi neza ko izawukoresha. Rero ikindi wenda kimwe nakubaza, wenda tutarayigana ku musozo, ni uburyo wenda bw'impano yindi Imana iba yaraguhaye. Baraguhaye impano yo kuririmba gusa cyangwa hari izindi mpano Imana? Ni nyinshi. Nyine hari iyo gusengera abantu, wenda igikwereka gusengera abarwayi, byo kuba nasengera abarwayi cyangwa amadayimoni akaba yava mu muntu. Indi mpano yo gucuranga senti, gitari, viyoro na akodewo. Akodewo ndumva abayizi ni bakeya. Akodewo nta n'ibyo nzavuga. Gitari se uyu urayizi? Gitari ho nta kibazo. Noneho mfite n'impano buriya yo kubaka, ariko kubaka kuko njye nakuriye, urabizi Yesu nawe yakuriye mu babaji. Bwana Yesu uriya yarazi ibintu by'ububaji, yarabizi. Urebye neza wasanga yarabizi, kuko nimba yarakoranye na Yozefu bakabana, ntiyatangiye ubutumwa afite imyaka 30. None se nimba yaravutse afite umwaka umwe akagira imyaka 15 bari kumwe, uwo yafataga nka se akora ibintu by'ububaji, ubwo urumva n'ubundi nawe arabizi byose yarabizi. Buriya wari nko kumubwira ati kora kano kameza akahita agakora. Njye niko mbitekereza. Keretse nimba acumuye cyane. Ntabwo ari gucumura. Noneho kuri izo mpano se zo kugira zo gusengera abantu, hari abantu wigeze usengera se mu buryo bugaragara, wenda ibyo basengeye wenda bikagenda se, cyangwa se yari arwaye agakira? Cyane. Aba arahari cyane. N'ubamagaye n'unyatse sapoti wese ndagenda ukamusengera. Nkamusengera avuga ati mfite ikibazo iki n'iki, imeze gutya. Iyo Imana ica inzira nkabona tike, ndaza nkagusengera. Cyangwa waba wayibonye ukambwira ati akira tike ngwino, ndaza. Hari ibyo bintu birahari byo gusengera abantu. Wenda uraduha nk'ubuhamya buto. Njye nagiye kera, hari umwana nigeze gusengera kera, Imana inyeretse mu nzozi, ntanamuzi, njyayo musengeye arakira. Nyine nanjye hari n'igihe, nk'urugero rutoya, hari nk'igihe mba njyamye nka nijoro, nawe njyamye, Imana ikavuga ati byuka, ntabwo ushaka kuryama. Nkabyuka nkajya ahantu runaka ntari nazi, nkavuga ati se ndajya he? Tikomeza, nimba ari nk'umuhanda ati fata umuhanda ugende, ndaza kukwiyerekera aho uri buhagarare. Ukaba wajyayo ugasanga hari umuntu ufite ikibazo runaka urwaye, ati ubu ngubu niwe ushaka gusengera, ukamusengera bikagera. Cyangwa se nkaba twaba turi kumwe nk'ahangaha, ukabona ko Imana inkoresha ikavuga ati jya naha, nkagenda nko mu iteraniro runaka ntari napanze no kujyayo, ati uriya muntu niwe ugomba kumukiza. Ibyo nabyo biba bikunda kubaho rwose. Hari umuntu se wenda waba uzi tubwira ati wenda byabaye nk'umwe, wenda ukavuga duhe nk'urugero, tuvuge urugo bati wenda Imana yampagurukirije aha naha, wenda njye naha ntabizi, mbona umuntu ari gusengera mubonye mu iteraniro, cyangwa se oya nk'ejo bundi reka nguhe urugero rwa hafi. Kuwa gatanu nagiye gusengera mu rubyiruko rw'Inyarusange. Ntabwo nari nzi ko riri bunaterane, ariko nagiye kumva saa 12 batangira saa 2:30 ni mu rubyiruko. Saa 12 bivamo telefone yampamagaye ati waje tukajya gusenga, banza no kwigundera. Ngezeho njyayo, nkigerayo hari umwana ufite ikibazo cy'amaso agiye guhuma atabona neza. Mpageze Imana yavuga ati oya, ikintu cyatumye nguhamagara uzi n'uyu mwana, ndamusengera. Nkimara kumusengera navuga ati nushaka no witahira, nuko hari ntabwo nigeze mparara, ntabwo naranye nawe nese nitahe, kuko nabonaga misiyo yanjye irangiye. Ariko ubundi Imana ntabwo igiteranyiriza ubwoko bwayo ubusa. Ushobora guteranya abantu igihumbi ariko ishakamo umuntu. Ishakamo umuntu. Niko iteye rero, kandi si na ngombwa ngo abantu bakozi b'Imana bazwi ngo ari bo babasengera. Imana ishobora guhagurutsa ubishaka. Nanjye muri ako gakaritsiye aho nagiye nta muntu n'umwe wari unzi, ariko ikintu gitangaje ihana ukuntu Imana ibaraserije, uwo mugabo yari afite icyumba ariko afite umwana urwaye umutwe, aho umaranye imyaka 4 yarawuvukanye, umwana yari afite imyaka 4 gutyo. Barasenze byaranze, baragize gute byaranze. Njya mu butayu muri 2020, nagiye muri ako gace k'Igahanga, twari tuziranye. Umwana se namwiboneye, Imana inyereka ko ari ugomba kumusengera nkamurambikaho ibiganza, ihita imukiza. Nyine Imana ikora uko ishaka, kandi igakoresha n'ubishaka.
ubu ushobora kuba twicaye n'uvuga ati wenda nzubaka inzu gute, urumva inzu nzayibona cyangwa imodoka nzayibona cyangwa ibi n'ibi nzayibona gute, ukajya kubona ukabona Imana ikoresheje nk'umuntu araje ati ngwino nkwihera akazi bajya gutwara wenda abantu, sibyo yagiye gutwara abantu, wenda kumutwara, ukajya kubona nk'iyo modoka urayibonye akuhindurira ubuzima. Imana ikora uko ishaka mu buhanga bwayo. Imana ikora uko ishaka kandi igakoresha n'ubushaka kandi igakora n'igihe ishakiye. Yitwa harya ngo yitwa ndiho. Ndiho kandi Imana ishobora byose, ishobora byose, ni umuremyi wa byose. Imana ishaka muri uyu muntu utayakanye yaguhindurira ubuzima abantu bakakuyoberwa cyane. Hari abantu rero benshi baba babona kenshi abantu iyo bafite ubutunzi, abantu b'Imana badatunze barasuzugurwa. Imana buri cyane, Imana ngo nkunda kuvuga iryo jambo, ntabwo ikomeza ukomeye. Wibwira wese ko akomeye ku butunzi bw'amafaranga, ku butunzi bw'inzu, amamodoka n'ibiki, ntabwo Imana ikomeza ahubwo Imana ikomeza abo yahamagaye. Uko uvuze ikintu uvuga ngo abakire basuzugura abantu batunze, basuzugura abadatunze n'abakozi b'Imana cyane cyane. Njye hari nk'urugero, hari mugenzi wanjye wita Manuel, we amaze igihe kinini mu gakiza pe. Hari nk'igihe tujya gusengera umuntu ahantu baravuje amadayimoni, umuntu afite nk'amadayimoni bakavuza bamaze gutanga nka miliyoni 10, tukaba twagenda tukabasengera bikarangira, ariko ugasanga nta n'ibihumbi 5 baduhaye. Bitewe n'iki? N'ishusho bakubonamo n'ibihe barimo bakureberamo. Ariko ikosa ntimuzayabake, mujye mwigendera. Urakaraba ukigendera. Uzi iyo umwatse amafaranga se yayaguha pe, ariko uzo muvumo se uba wihembye. Imbere ntuzi icyo Imana izaguhemba. Nk'ubu ngubu ntabwo twicaye hano, ubu ngubu kuba twicaye turimo dusakaza ubutumwa bw'Imana, hari ikintu runaka Imana izagukorera kubera ko waje hano. Ubutumwa buzarebwa n'abantu benshi cyane. Mukozi Imana rero ngira ngo dusoze iki kiganiro. Tutarasoza, hari ikintu ushaka kubwira abadukurikiye. Nabwiye ngo Imana na Yesu ubwe yakuriye mu bubaji, aregwa n'umubaji uzi umutekerezi, ubwo nabwo ari nk'umutekerezi. Nanjye nakuriye muri famiye y'abafundi, ibintu byose nzi kubikora pe, parafo, amakaro. Ariko ikintu kimbabazana n'ubu ngubu, iyo uri mu ishuri ry'Imana nta n'akazi ubona. Iyo uri mu ishuri ry'Imana nta n'akazi ubona, ariko hagize umuntu washobora kuba yagira ikintu akoresha. Ntabwo nshaka nimero kare kugira ngo niko bimeze. Basure ko hari ababateye nabonye wenda waza ukankura nk'agaparafo, waza ukanyubakishiriza agakorotire muri mu 1,000 byibura ndebe ko hari icyo Nyagasani yankorera. Oya wabashyira utunimero twawe ukababwira abazareba ikiganiro wenda bayibona muri iyi minsi. Ikibazo uko ari abazakibona muri 2030 bakagira ngo uracyari. Ariko ntacyo babigaragara ko igihe cyatamutse yabigaragara. Kuvuga ngo akadimiro kanjye rero, ahubwo ntihagire batera agatebo ahubwo wicare bakandika neza. Ni 078 96 96 827. Ni 078 96 96 827. Niyo ngiyo amazina ni Andre Nambajimana. Niba baruhiyeho ni nayo baruhiyeho. Rero karakanyuzemo abakozi b'Imana rero, cyangwa abandi no ku ruhande, niba mushaka gufasha umukozi w'Imana kugira ngo abafashe namwe bubakira ibintu bifite karite kandi bizima, mwamuhamagara rwose. Nta kibazo. Reka rero umukozi w'Imana dufatire na mwanya wenda dusoze iki kiganiro, wenda nk'ijambo rya nyuma cyangwa inama watanga ku bantu bari hanze aha batarakira agakiza, batarabatizwa mu mazi menshi cyane cyane, wabagiriye ihe nama? Abantu batarabatizwa mu mazi menshi uko barahari, turabazi benshi cyane. Hari n'abishaka wenda akavuga ati bagacika intege, wabagiriye ihe nama? Njye icyo maze kubona cyo, njye ndavuga ku ruhare rw'abakatolike kuko nibo nabayemo. Abakatolike benshi bagendera mu kigare. Nishaka wari wese abyumve, bagendera mu kigare. Ikigare kiteye gite rero ndagisobanura. Mu gusenga kw'abakatolike ni ibintu bidahinduka. Kuvuga ngo padiri yaba wasomye bibi, yaba asomye byiza, byaba ibyo avuze ari bibi, byaba ari byiza, n'ibyo. Agakiza nako umuntu ku giti cye, buri wese yitandukanye
ashaka imana ku giti cye. yego kandi ikintu agire kwizera, yego nubwo navuze ngo kwizera ni gukeya ariko agire kwizera. kandi ikindi nanone yubaha imana asenge. okay kozi imana rero ngira ngo dushyireho agasengesho kugira ngo soze iki kiganiro, asigaye natwe turebe uburyo ikiganiro twakigeza ku bandi bantu bazagukurikira ndetse bakurikirana n'uyu muyoboro, ngira ngo badusengera tugasoza. urakoze, reka tubahe imana. Mana ishoboye byose, uri umugabo ukomeye, uravuga bikaba, wategeka bigakomera, kandi uri ingabo idukingiriye amanywa n'ijoro, kandi uri ndiho, wahoze uriho kandi uzahora uriho igihe cyose. none mwami mwiza, ndahamagara ubwiza bwawe, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara urumuri rwawe mwami Yesu, ruze rubane natwe. kandi ndasengera iki gihugu, ugihe amahoro, ari umukuru wacyo umuha ubwenge bwo gukomeza kukiyobora neza, ari abayobozi bacyo bakomereza mu maboko mwami mwiza. kandi mwami w'abami, nkasengera n'abana baba mu mihanda batagira ababitaho, mwami mwiza niwo wababera ababyeyi, kuko nta babyeyi bafite, kuko barara muri za Kanevu n'ahandi nta babyeyi bafite, niwo wababera ababyeyi ukabaha famiye. nkasengera abarwayi barwariye mu bitaro batagira ababitaho, ndabizi ko niwe mudogiteri uvura indwara zananiranye, niwo mudogiteri uvura indwara zananiranye mwami w'abami. hari indwara abana b'abantu tutavura, ariko we ntayikunanira kuko uri hejuru ya byose. none mwami mwiza, ndaguhamagaye uzane imbaraga, uha umutekano isi. hari hirya no hino intambara z'urudacu zihagarika mwami Yesu, kandi mwami mwiza utanga amahoro, kandi bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.